Yesu yakandagiye ahantu hari ibihomba, hari ibihomba, hari n'ibyunguka. Aho Yesu ageze imirimo y'umwijima iratsembwa, kuko umwana w'Imana yaje kugira ngo atsembe imirimo yose ya Satani. Haleluya. Ntashobora kugera ahantu ngo ntihabure igihinduka. Yesu nagera ahantu ntigihinduka, ntabwo ari Yesu ukuri. Na niyo mpamvu nakubwiye ngo arazi icyo ari bukore. Imana ishimwe. Turashima Imana rero ko tugikomeza gushaka mu maso h'Imana. Turizera ko nawe urasengana kwizera. Amen. Kuko ushaka Imana ngo kuye kwizera kwiriho kandi kagororera uyishaka. Ntabwo wasengana gushidikanya ngo Imana binezeze. Kuye kwizera ko Imana iriho kandi kagororera uyishaka. Yesu rero ntabwo yigeze ahinduka. Yesu uko yarareje uno munsi niko akiri, niko azahora iteka ryose. Ibyo yakoze mu mateka Bibiliya nibyo agikora n'ubu, igihe abonye abantu bizera nk'uko abicyo gihe bizeye. Ariko ikibazo rero nuko isi birayigora muri iyi minsi kugira ngo abantu bayirimo bizera Imana, ku mpamvu ya mbere ya Satani, hanyuma n'ukuntu abantu bateye muri kino gihe. Ariko Imana ntigeze ihinduka. Imana ntizigera inahinduka. Inahindutse ntabwo yaba Imana. Ikituma ari Imana kubera ko nta guhinduka kurimo. Yakobo yaravuze ngo en Dieu il n'y a aucun nombre de variation. Ngo muri yo nta gicu cyo guhindagurika. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Urizera yuko amasengesho yawe Imana irayumva? Urabyizera? Haleluya. Kandi Imana yatangiye gukora n'ibirakora. Imana ishimwe. Haleluya. Reka twumve ijambo ry'Imana rero mugoroba. Abari hano mu gitondo twabonye ko hari iby'Imana bireba n'ibitureba twebwe. Twebwe turasenga, ariko n'iryari ni gute Imana izakora ibyo ni ibyayo, ntabwo ari ibyawe nanjye. Amen. Twebwe turasenga tukizera, n'iryari ni gute Imana izakora ibyo ni ibyayo. Aho niho rero bigorana rero, kuko abantu barashaka bagene mu by'Imana. Ngo Imana si kwitinze, Imana si ko tutabonera akora. Imana inzira zayo uko twabivuze ziri hejuru cyane y'inzira zacu. Niko Imana yavuze muri Yesaya. Nk'uko ijuru ryitaruye isi cyane, niko n'inzira zanjye ziri hejuru cyane y'izanyu. Niko n'ibitekerezo byanjye biri hejuru y'ibyanyu. Uwizera Imana akwiye kurespecta domaine privé y'Imana. Domaine privé y'Imana ni ukuvuga ngo haleluya, when and how. Imana izakora ryari, izakora ite, ibyo ni ibyayo. Ntuyivogere, ntuyirengere. Wewe senga gusa wizere. Amen. N'iryari ni gute, ibyo ni by'Uwiteka. Amen. Guma muri domaine yawe nayo igume mu yayo. Yera kubwira ngo nyambaza nanjye ndakwitaba, maze nkwereke ibintu bikomeye bihambaye utabasha kumenya. Wowe yakubwiye iki? Yaguye ngo ugende ngo discovering. Yaguye ugende ngo irakubwira ngo mpamagara nanjye ndakwitaba. Kuko niko yabwiye Yeremiya, nkwereke ibintu bihambaye. Amen. Tabasha kumenya. Rero twe turasenga, ariko ntabwo tuzi irakora gute, irakora ryari. Ariko icyo tuzi gusa irakora. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Uyu munsi, uyu mwanya nako turashaka kureba ukuntu Yesu
yabwiye abantu bose bamwizeye, arabakomeza, arababwira ngo wowe izere, ibindi ubindekere, ibindi ni ibyanjye. Haleluya. Wowe wizere, ibindi ni ibyanjye, kuko ntabwo ushobora kwinjira mu mikorere yanyu ngo ushobore. Mwebwe muravuga ngo 1 plus 1 égale 2, ariko ashaka kubwira ngo 1 plus 1 égale 12. Iyo acapye zigzag wakubwira ngo ni ligne droite, nawe ukavuga ati oh mwami ntabwo ari byo, ni zigzag. Imana ifite uburyo ikora birenze ubwenge bwawe. Reka bashira hariya umutwe w'ijambo ry'Imana umunsi. Imana ishimwe. Soma hariya. Bwira ngo uti arazi icyo ari bukore. Ibyo umaze iminsi usengera, arazi icyo ari bukore. Kadusome muri Yohana ibice 6:1-14. Arazi icyo ari bukore. Iri ryo jambo Imana ishaka kumenya uyu munsi. Hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya, ariyo yitwa Tiberiya. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira, kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Yesu azamuka umusozi yicaranayo n'abigishwa be. Ubwo Pasika, iminsi mikuru y'Abayuda, yendaga gusohora. Yesu yubura amaso abonye abantu benshi baza ahari, abaza Filipo ati turagura hehe ibyo kurya ngo aba babone ibyo barya? Icyatumye amubaza atyo, yagira ngo amugerageze ubwe, yari azi icyo ari bukore. Barazi icyo ari bukore. Gawundi abazi icyo ari bukore. Kuri icyo kibazo cyawe arazi icyo ari bukore. None se ko wijimye? Arakubwira ngo ndazi icyo ndi bukore. Amen. Nite muhunda komeza. Filipo aramusubiza ati imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira, nubwo umuntu yaryaho gato. Umwe mu bigishwa be ari we Andereya mwene se wa Simoni Petero aramubwira ati hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2, ariko ibyo byamarira iki abantu bangana batya? Yesu ati nimwicaze abantu. Aho hantu hari ubwatsi bwinshi, nuko abagabo baricara, bari nk'ibihumbi 5. Yesu yenda ya mitsima arayishimira, ayigabanya bicaye, n'ifi nazo azigenza atyo nk'uko bazishakaga. Bamaze guhaga, abwira abigishwa bati nimuteranye ubuvungukira busigaye, hatagira ikintu gipfa ubusa. Barateranya buzuza intonga 12 z'ubuvungukira bwa ya mitsima 5 y'ingano, ubwo abariye bashigaje. Abantu babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati ni ukuri, uyu niwe wa muhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi. Amen. Birumvikana uyu niwe muhanuzi dukeneye. Kadusubire mu murongo wa nyuma ko bavuze abantu. Abantu babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati ni ukuri, uyu niwe wa muhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi. Amen. Amen. Iyo umuntu ahaze haza amagambo meza. Aba bahanuzi batwikije inzara nabo dushaka. Turashaka abahanuzi, sibyo? Bamanura quelque chose. Uyu munsi Yesu aramanura quelque chose kuri wowe. Haleluya. Haleluya. Tabandi bahanuzi, turashaka umanura quelque chose. Turashaka umuhanuzi agira icyo amanura. Rero uyu mugoroba Yesu arashaka kukubwira ngo amasengesho yawe, nimba warasenganye kwizera, nimba wejejwe koko, arakubwira ngo
kwibaza ngo ni ryari, ngo ni gute, ibyo uno munsi ubikoze hasi. Ibyo ntabwo bikureba. Arakubwira ngo ndazi icyo ndi bukore. Ndazi icyo ndi bukore. Uyu mwami Yesu ntabwo ari umugani bene data. Yesu Kristo ari hano uyu mugoroba. Yaravuze ngo uyu mugore yasutseho amavuta, hanyuma bikababaza. Yuda akavuga ati bafuje ubusa amavuta y'igiciro, twari kuyagurisha tukafasha abakene. Yesu avuga amagambo akomeye, avuga ngo mumureke akoze umurimo mwiza. Amen. Kuko aramenyekanisha urupfu rwanjye. Amen. Mon corps sera embaumé. Uko umubiri wanjye uzasigwa. Aramenyekanisha. Haleluya. Icyenda kumbaho. Hanyuma avuga irindi jambo rikomeye ngo ahantu hose ku isi ubutumwa bwiza buzavugwa, ngo bazibuka ibyo umugore yakoze uyu munsi. Nimba yaravuze ngo ku isi yose no mu bihe byose aho ubutumwa bwiza buzavugwa bazajya bibuka ibyo umugore yakoze. Ni kuvuga iki? Ni ngo aho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buvugwa ubwe abahari. Yesu ari hano. Numushakishe n'amaso yawe y'inyama n'amaraso, mushakishe kwizera. Yesu ari hano. Yaravuze batatu cyangwa babiri bateranye mu izina ndi hagati yabo. Nuvuga ngo arakubwira ngo rero ibyo wasingiye, nimba warasinganye kwizera, ukaba uri umuntu wubaha Imana, ukaba wezejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, ntabwo ukwiye kongera kwibaza ngo biragenda gute, arakora gute, n'iryari. Ibyo ntabwo ari ibyawe. Arakubwira ngo iteka manzi icyo ndi bukore. Rimwe umwami Yesu yaramaze gukiza wa mugabo yabaga mu marimbi, arimo amadayimoni yitwa legion. Amadayimoni 6,000. Legion mu ngabo z'abaroma n'abasirikare 6,000. Duvuga ngo dayimoni yari buri mugabo yari abadayimoni 6,000. Hanyuma Yesu aracyaha ayo madayimoni. Amusaba ngo ayohereze mu ngurube, ngo ntayohereze ikuzimu. Iyo murabizi. Hanyuma amadayimoni arayemerera ajya mu ngurube. Izo ngurube zari 2,000 ziva ku gasozi zirijugunya mu nyanja Galilaya zirapfa zose. Abaturage rero baho rero bagira ubwoba, bavuga ngo tuvireho. Bibajije ko Yesu Kristo yakandagiye arahombya abantu. Yesu Kristo yakandagiye. Amen. Bavuga ngo tuvireho. Kubera ko iyo ni business ikomeye. Ingurube 2,000. Wari umutungo wabo. Bati tuvireho. Bavuga ngo Yesu abavireho kuko Yesu ngo akandagiye arahombya abantu. Oya. Yesu akandagiye. Nibyo koko igikoko cyo guhombya aragikora. Genda bizi. Iyo akandagiye hano ahombya business ya Satani. Piga amakofi kwa Bwana Yesu Kristo. Iyo Yesu akandagiye hano business ya Satani irahomba. Yesu yigeze gukandagira mu Bwongereza mu binyenjana byashize, arafata Ubwongereza, baravuga ngo murabizi ko football yavutse mu Bwongereza, umupira w'amaguru. Amateka ya revival aravuga ngo yakandagiye mu Bwongereza muri ibyo bihe. Hanyuma ngo bajya kubona za stade zose zigenda zibura abantu, abakinnyi bonyine n'abatoza nibo bahari. Abantu bari hehe? Bari mu materaniro y'ubutumwa bwiza ya Yesu Kristo. Uyu munsi football yamutwaye amasikse kubera ko abantu be banze kumvira ubutumwa bwiza ngo bwizere. Iyo ubwoko bw'Imana bwizeye, haleluya, business ya Satani irahomba. Iyo Yesu Kristo yize muri quartier, utubare tw'abasinzi turafunga. Iyo Yesu akandagiye ahantu abacuruzi mugi barahomba. Haleluya. Iyo Yesu akandagiye ahantu, haleluya, za farmasi zitangira kubona imiti itagenda kubera yuko indwara cyclique, indwara zigaruka, indwara z'uruherekane, indwara z'akarande ziratumuka mu bantu. Iyo Yesu akandagiye hano ni koko hari ibihomba. Hahomba business yose, haleluya, ishobora kwangiza umwana w'umuntu. Haleluya. Farmasi ni nziza, sibyo? Ariko iyo abarwayi badahari, amen, byagenda gutese? Nta kundi byagenda. Muvuge ko nta kundi byagenda. Haleluya. 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 Amen.
Amen. Hey, Yesu yakandagiye ahantu hari ibihomba. Hari ibihomba, hari n'ibyunguka. Aho Yesu ageze, imirimo y'umwijima iratsembwa. Kuko umwana w'Imana yaje kugira ngo atsembe imirimo yose ya Satani. Hallelujah. 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 Nta kibazo nimba Yesu ageze muri area ukoraramo ubucuruzi bw'inzoga, hanyuma Yesu Kristo, hallelujah, hanyuma abantu bose barakiriye bawe bakaza kwa Yesu bagakizwa, hallelujah, nuko bashaka ko nawe ukizwa, hanyuma guhindurire business. Aho wari ufite akabare uzatangira gucuruza Bibiliya. Aho ukayumva 100 uzunguka miliyoni. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Ntashobora kugera ahantu ngo ntihabure igihinduka. Yesu nagera ahantu ntigihinduka, ntabwo ari Yesu ukuri. Na niyo mpamvu nakubwiye ngo arazi icyo ari bukore. Hallelujah. 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 Nimba Satani agikomeza imirimo ye nuko abitirwa Yesu, ntabwo bagenda nk'uko ashaka. Nibishoboka ko yavuga ngo dore mbahaye ubutware bw'ugandagira inzoka na scorpion n'ubushobozi bwa Satani, ngo nta kintu kizagira icyo kibatwara na gato. Ariko aho kugira ngo dukandagira imbaraga Satani, ahubwo Satani niwe dukandagira. Yesu ntabwo yahindutse, ubutumwa bwiza ntabwo bwahindutse, ahubwo abitwa ko bamwize, abitwa ko ari abakristo, abo ni bataramenya Yesu wari we. Bafite Yesu w'idini, ni bafite Yesu Kristo. Hallelujah. Wabwiye aho bigishwa be ngo wagaburire mwebwe, ngo yabivuze ariko azi icyo ari bukore. Yarazi ko imigati 5 n'amafi 2 ntago byahaza abo bantu. Amen. Ariko ngo yarazi icyo ari bukore. Urizera ko uyu mugoroba arazi icyo ari bukore? Amen. Inua mikono yako pepe ya Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. Urucantege ntago rubura. Muguti urucantege ntago rubura. Ndi kandi ntago ari bya none. Reka turebe. Ari bya none. Kitu Bwana anataka kwako, amini ya kwamba anajua atatenda nini. Izera arazi icyo ari bukore. Amen. Hallelujah. Nutangira kwizera ibintu by'imihango n'idini, murazi ikintu cyica abantu, igihe tuje kwa Yesu mbere tuba tumeze nk'abana. Wabyise abana barizera. Iyo umuntu umubwiye ngo nza kugura indege nubwo utafite igare, arabyemera. Umwana yizera byose. Nidutinze se mugakiza, nidutinze mu nzu y'Imana, tugatakaza wa mutima. Mwabibise tugatangira kwita banajua spécialiste de la parole, tugatakaza rero kwa kwizera k'umwana. Mwabibise kuriya yo gutakaye duhinduka, mwabibise abantu bafite amagambo menshi y'Imana, ariko supernatural power ya Holy Spirit igendana nafite kwizera kw'abana irabura. Tukagira Bibiliya nyinshi mu mutwe, Matayo nyinshi turayizi mu mutwe, ariko wareba mu buzima nta kwizera kugaragaza Yesu n'imirimo ye. Kuko Yesu yaravuze ngo nimutaba nk'abana bato nimuzinjira mu bwami bw'ijuru. Kuko umwana arizera. Yesu uracyafite kwa kwizera k'umwana? Uracyafite kwa kwizera watangiranye mbukijijwe? Yesu uracyafite kwa kwizera igihe wazaga? Ndazi ko umuntu wese iyo aje ubwa mbere kuri Yesu by'ukuri nta buryarya, yataye ubutumwa bwiza kwizera, aba afite ukwizera nk'umwana. Bipfira iyo agize uburambe. Muge muti tufite uburambe. Uburambe rero aho kugira ngo dukomeze mu mwami bwaratwishe. Twahise duhinduka
abantu bafite agakiza akamenyero. Iyo rero uguye mu kamenyero, supernatural ntawibona. Urabisi? Reka mbaho urugero. Eliya igihe Imana yamubwiye ngo amaze gufunga ijuru imyaka 3 n'amezi 6, amaze kuvuga ngo juru we ntabwo uzarekura ikime kugeza aho nzabitegekera. Inzara iratangira muri Israel. Imana yamubwiye ngo ngwino, imujyana hafi y'akagezi kitwa Keriti. Imana ikazajya yohereza ikona kamugemurira umutsima n'inyama, akanywa ayo mazi, byo murabizi yako kagezi, sibyo? Uvuga ngo buri munsi byahoraga gutyo. Iminsi yamaze kuri kagezi niko byahoraga. Yarazi isaha ibikona biri buzire, sibyo? Yarazi igihe ari bubyuke agakora praising and worship, agahimbaza Imana, akaramya Imana, hanyuma akavuga ati none reka nitegure bya bikona biraje, za ntumwa z'Uwiteka ziraje. Hanyuma biba gutyo, akanywa n'amazi, ariberaho neza agubwa neza, sibyo? Imana rero iravuga ati rero iyo nzira yanjye wayimenyereye, iyo nzira yanjye wayimenyereye, ntabwo iki gutangaza. Umunsi ya mbere yaratangaye, ibikona bigira catering, bigira restaurant. Iminsi ya mbere yatangaye iyo nzira y'Imana, ntabwo ari umuntu umugemurira, ni ibikona. Byaramutangaje. Ariko bimaze gufata igihe biba ibisanzwe. Muvuga muti kama kawaida. Iyo rero ibintu bibaye ibisanzwe, nta glory y'Imana yongera kuboneka. Imana iravuga ati rero Eliya, iyo nzira umaze kwimenyera. Imana igira gute? Imana ikamya kakagezi. Imana ibuza bya bikona. Hanyuma ngiye ati rero kwitega none se biragenda gute ko yasaha yageze, ko bitaraza kakagezi nako dore. Ati aguruka, mimi si Mungu wa kawaida, je ntago ndi Imana isanzwe. Amen. Ibyanjye ntago wabisingira ngo bishobore. Ibyanjye umaze kubimenya no kubimenyera, iteka mitambindura kankwereke ko ndi Uwiteka mfite inzira igihumbi. Haguruka, genda Serepta nateke umupfakazi ari busimbure bya bikona. Amen. Afata inzira aragenda. Muzako yagiye avuga ngo haleluya, yaramaze kumenyera bwa buryo. None waragiye hariya rero Imana irahindura, none uyimuha umupfakazi ko ngo amugaburire. Imana rero niko ibigenza. Iyo ubona ko tumaze gufata ibintu byayo nk'ibisanzwe, Imana irahindura. Amen. Kuko ni Imana ishaka ko igihe cyose utangara. Nyuma biravuga ngo amaze gukora imirimo, ngo baravuga ngo il fait tout à merveille, ngo byose abigenza neza. Na niyo mpamvu nashaka kubwira umugoroba, niwibaze ko uwari bukore nk'ibyo yakoze kiriya gihe, ntabwo ari bunakore uko yakoze kuri babandi wumvise ubuhamya bwabo. You are special on his eyes, so he's going to do special things in a special way. Agira kora bidasanzwe kuko udasanzwe. Wewe uri afite ibye, ufite ibyawe, uri arabigenza ukwe, nawe arabigenza ukwawe, kugira ngo ubuhamya bube bwinshi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nubwo twese turi mu nzu yayo, ntabwo mu ishuri ry'Uwiteka bose bafite za uniforme. Ntabwo Uwiteka afite uniforme. Uwiteka umuntu wese yamudodo yiwe, kugira ngo rero niba bareba babone ko ari amabara menshi. Ahesha Imana icyubahiro. Dieu aime la diversité, l'unité dans la diversité. Hallelujah. Na niyo mpamvu kirazira kwifuza imigisha y'Uriya.
kirazira. Iriya niye, wowe ufite iyawe kandi irahari, kandi ndayihamagaye mu izina rya Yesu kugereho. Ntukagirire ishyari uriya afite ibye, nawe ufite ibyawe. Kubera iki? Arazi uko ari bubigenze. Urucyantege rero, Yesu amaze kubohora wa mugabo yari afite abadayimoni, amen, ije Nazareti. Noneho agiye hakurya ya Galilaya, hakurya y'inyanja Galilaya. Haza rero umukuru w'isinagogi yitwa Yayiro, aramubwira ati ngwino ntabare, umwana wanjye ari ku mfiro. Amen. Umwana w'umukobwa afite imyaka 12. Reka tuwasome wumve rero ibyo nakubwiye ko ahari ukwizera haza urucyantege. Yesu akigaruka abantu baramwakira kuko bose bari bamutegereje. Nuko haza umuntu witwaga Yayiro, umutware w'isinagogi, araza yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu, aramwinginga ngo aziwe, kuko yari afite umukobwa w'ikinege wari umaze imyaka nka 12 avutse, kandi yari agiye gupfa. Umukobwa w'ikinege agira apfe. Mwumve. Akigenda abantu benshi baramubyiga. Haza umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12, kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma akora ku nshunda z'umwenda we, uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arababwira ati ninde unkozeho? Bose bamaze guhakana, Petero na bagenzi be baravugana bati erega databuja, abantu barakugose barakubyiga, nawe ukabaza uti ninde unkozeho? Yesu aramubwira ati hariho unkozeho, kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Nuko uwo mugore abonye ko adahishwa, aza ahinda umushyitsi, amwikubita imbere, amubwira mu maso ya bose icyatumye amukoraho nuko akize muri ako kanya. Yesu aramubwira ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Genda amahoro. Tube turetse gato Yayiro, ariko aracyahari. Amen. Amen. Yesu arajya kwande? Kwa Yayiro. Sibyo? Siyo gahunda se. None mu nzira ari umugore nawe yicometsemo. Uko mwumvise ngo bose bari bamutegereje Yesu, ntabwo ari Yayiro gusa. Umwe wese yari afite icyo amushakaho, ariko Yayiro niwe yavuze ati ngwino ntabare. Okay, tugende. Baragenda. Baraho mu nzira hari umugore nawe afite icyo yagambiriye kuri Yesu umutima we. Nta n'undi muntu azi, ni ibanga rye, ni Imana yo mu ijuru. Aravuga ati abaganga barandiye amafaranga, ntacyo bamariye, ariko uyu mwami Yesu nikora gusa ku mwenda we ndakira. Ndazi ko amategeko ya Musa bibuza. Sinari nkwiye no kuba muri aba bantu. Yari kuba en quarantaine, yari kuba ari mu kato, sibyo? Ko yari mu mihango, ariko ni mihango iri mu burwayi. Uyu munsi medicine irazi izina ry'iyo ndwara, ariko aho siyo turi, sibyo? Turagiye rero nande Yesu nabigishwe na Yayiro, nayafurira mukurikire babana. Wa mugore rero afata risk, ibati nubu gupfa napfuye. Kwizera nkuko, haleluya, iteka kurakora ku mutima w'Imana. La foi égale risque. Twebwe rero turatinya gufata risque, niyo mpamvu nta mirimo ikomeye ikoreka. Uratinya kuriska reputation yawe. Bagenda hanyuma aragira arifofira pa amukoraho. Imbaraga ziva muri Yesu, ziva muri wa mugore, ziramukiro kanya. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Zimaze kumukiza arahagarara, hanyuma arahinduka ati ninde yankozeho? Ba Petero nibo bari bameze nk'aba radi dikorbe. Hanyuma bari ku mwami, aba bose barabyigana, none ngo ndakozeho. Ni question bizarre, n'est-ce pas?
aravuga ati abo bandi, ibyo ntabwo yabivuze ariko niko bimeze, abo bandi bankoze bwa muhango, ati umuntu puissant, ati nanjye rwose simviramo aho, ntagira nanjye nzagenda nigamba ko namukozeho. Mumva abo nta na kimwe babonye, ari kuriya ngo yamukozeho by faith, mu kwizera, kuko hari icyo yari yamutezeho. Na nicyo cyazanye Yesu Kristo, yaje kwikorera ingwara zacu n'uburema bwacu n'ibyaha byacu. Amaze gukira aravuga ati hari uwanguzeho mu buryo budasanzwe wa bose, ko imbaraga numvise zimvamo. Wa mugore araza ahindi umushitsi ngo ni jyewe, aravuga ati ntugire ubwoba, genda amahoro, kwizera kwawe kwagukijije. Nashaka kubabaza, muzehe Yayiro ariho arabireba ameze gute? Ariho aravuga ngo amina? None si umuntu nkawe nanjye, ariho aravuga iki? Ariho aravuga ati uyu se nawe yajate. Bene data, Yayiro ari muri critical situation, kuko babita course à la montre, kuko umwana ati anytime nta mwanya uhari. Uyu yaje none mbabwire, iyo abari umunyarwanda nari kubabwira nibyo yibwiye umutima we. Yaribwiye ngo kidobya rero raje. Kuko umuntu wese areba ibimubabaje. Umwami uko atekereza siko dutekereza. Hanyuma wenda agatima kaje agateko yamuyese ko ngo tujyane buriya yayisavuga rya jambo, buriya arazi uko ari bubigenze. Kandi yabigenjeje neza. Nete mukura dukomeze. Nuko akivuga haza umuntu uvuye mu nzu ya wa mutwari w'isinagogi ati, wibaza ko Yayiro surprise désagréable zarangiye. Kidobya ya mbere wayibonye, noneho ntago birarangira, hari ya kabiri buje rero. Yaragerageje uriya mugabo mu nzu ya wa mutwari w'isinagogi ati, umukobwa wawe yapfuye, wikirirwa urushya umwigisha. Gumaho. Noneho Yayiro rero aramurangije. Icyo yazindukiye kugira ngo atege umwami, mumenye ko yarikije bugufi cyane, ko yari umukuru w'isinagogi. Mu bisanzwe ntari kujya gushaka Yesu. Wabise? Ni ya classe yareberaga Yesu nk'umuntu azanye ibintu byizaduka. Wabise? Kuba yaragiye muri fure kumutegereza igihe ari buze ava hakurya i Genezarete aza, amen, kuyini nkombe y'Inyanja Galilaya, kwari guca bugufi cyane. C'était pas n'importe qui, yari une autorité religieuse bubaha muri Israel. None wa mugore yinjiyemo, none aravuga ati ariho rantinza, none bamwe ati ahubwo noneho yapfuye, namwe nimushire mu mwanya we. Nuko nyine Imana itigeze mu mwanya kugira ngo atangire kubitekerezaho, ntawubizi ibyari kuba. Yari kuvuga ati uwo mugore ari he? Ntubona ni wowe wishe umwana wanjye, wicomese muri gahunda yanjye n'umwami. Ariko umwami ni igitangaza, ntigeze amuha ngo agire reflex. Ako kanya yahise avuga amagambo akurikira. Ariko Yesu abyumvise aramusubiza ati, witinya, izere gusa arakira. Abashimwe kwa Yesu. Witinya Yayiro. Haleluya. Na trotari bakuri jewe, na narimwe kuri Yesu. Hazigera havuga umuntu ngo amazi yarenze inkombe. Haleluya. Nubwo byose byarangiye, Yesu aragarura buri kintu cyose. Haleluya. Ati wita ku magambo y'abarucantege. Uri kumwe na the King of Kings.
Lord of Lords. Hallelujah. Witinya. Mwongerezeho. Ndazi icyo ndi bukore. Tumukurikire. Ageze mu muryango w'inzu ntiyagira undi muntu akundira kwinjiramo nawe keretse Petero na Yohana na Yakobo na se w'umukobwa na nyina. Kubera iki? Kubera iki yasanze abantu bariho bararira gusa, sibyo? Bari bashizeho n'abantu bafite flute noise mwironge, bariho barakompanya amarira. Nimwibaze, bariho bara complaint, umwami arabareba. Ahandi haravuga ngo umwami ngo arabirukana. Wowe barakuvuga ati isi ko ari kukiriyo se? Yarabwiye ati mugende. Biravuga ngo nabo ngo baramuseka. Wayubise? Kuko yavuze ngo ntiyapfuye arasinziriye. Komeza. Ngo ntiyakundira ko hagira umuntu yinjira mu cyumba aho intumbi iri yawo mukobwa atari se na nyina w'umukobwa hamwe n'abigishwa be bajyanye nawe Petero na Yohana. Asanga bose barira bamuborogera. Umva? Arababwira ati mwirira ntapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane kuko bari bazi ko yapfuye. Baramuseka cyane bari bazi ko yapfuye. Imvugo ya Yesu ntago wayitahura. Amen. Kuko we avuga muri level itari yacu. Twebwe turavuga ngo yapfuye, ariko baravuze ngo arasinziriye. N'abantu bose bari mu bituro hariya iwawe twese, umwami ntavuga ngo bapfuye, avuga ko basinziriye. Muri imvugo y'Imana. Amen. Amufata ukuboko avuga cyane ati mukobwa byuka. Umwuka we uragaruka, uwo mwanya arahaguruka. Yesu abategeka ko bamufungurira. Ababyeyi be baratangara cyane, ariko arabihanangiriza ngo batagira uwo babwira ibibaye. Amen. None se babandi bariraga ntibaza kumubona se? Umwami wacu arigiye avuga ibintu bigusiga wowe. Amen. Amen. Mariko aravuga ngo ageze imbere y'intumbi y'umwana w'umukobwa w'imyaka 12 yaramufashe ukuboko, aravuga mu Giheburayo talita kumi. Gakobwa byuka. Talita kumi. Bivuga ngo gakobwa byuka. Ako kanya pa umwana arazuka. Yayiro aramureba. Barebana n'umugore baranezerwa baratangara. Ndibaza ko Yayiro ako kanya hari isomo yavanyeho. Aravuga ati rero nubwo umuntu wese muri ubuzima yirebaho, ariko iyo uri kumwe n'umwami rwose nubwo utaragerwaho ukabona abandi imigisha minini bagwaho, uzajya wifatanya nabo kwishima kubera ko umuntu wese afite portion ye. Kila mtu ana baraka zake. Buri muntu wese afite umugabane we. Ntuzigere ishari abandi. Yayiro yakwisomo wenda ibyo byari mutima we kubyerekeye uriya mugore yaje kwinjiramo agasa n'ugabanya sibyo urugendo, kuko ariho aravuga ati ngwina agira apfe. None wa mugore araza, none atumye, none umwamaraza kuhagera bitinze apfuye. Birashoboka ko yarakariye uwa mugore. Okay? Ntabwo yinjira mu mwanya w'uwo mugore avuze iyo nari kuba uyu mugore nanjye bari kugenda gute. Niyo mpamvu birivuga ngo ibyo udashaka ko bagukorera ntukabikorere mugenzi wawe. Imana ihabwe icyubahiro. Noneho uwo mwanya amaze kubona, haleluya, yeye amepokea, ubwe yakiriye umugisha. Amen. Ibyo yifuje ku mwami yabibonye. Umukobwa we yazutse, yagiye umukobwa arwaye mu nzira yapfuye. Haleluya. None yahawe ibirenze ibyo yari guhabwa mbere. Uko mbere umwami yari kumukiza,
iyo ni glory n'ubwiza yego, ariko noneho yakoze ibirenze gukiza, yazuye. Icyo gihe Yayiro yamenye ati rero iyo uri kumwe n'umwami ntukwiye guhagarika umutima, ntukwiye kureba abandi ngo bakoreye ibi ngo bagirire ishari. Iyo ni isaha yabo, ni igihe cyabo. Amen. Nawe urafite isaha yawe. Haleluya. Uri afite ibye, nawe ufite ibyawe. Icyo nzi, uriya mugore yatashe bahimbaza Imana, no kwa Yayiro naho bahimbaza Imana. Ngira mbabwire ibintu bibiri bituma uyu mugoroba ukwiye kumenya yuko Imana iri bukwinjize mu buzima bw'intsinzi, mu buzima bw'imigisha, mu buzima bwo kuvuga ati noneho haleluya, umwami nabonye ubwiza bwe, nabonye ubwiza bwe. Muri aya masengesho nabonye ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ni ibintu Yoshafati umwami wa Imana yavuze. Aya magambo aza kugumemo kuzageza igihe Imana izavugira. Ntuzayibagirwe. Haleluya. Ingoma za kabiri 2020. Numva ko byoroshye gufata 20. Aya magambo ntuzigere yibagirwa. Haleluya. Bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo, barasohoka bajya mu butayu bw'Itekowa. Bagisohoka Yoshafati arahagarara aravuga ati, nimunyumve yemwe Bayuda, namwe abatuye Yerusalemu, mwizere Uwiteka Imana yanyu. Mwizere Uwiteka Imana yanyu. Bigende gute? Mubone gukomezwa. Mubone gukomezwa. Mwizere n'abahanuzi bayo. Mwizere n'abahanuzi bayo. Mubone kugubwa neza. Mubone kugubwa neza. Impamvu nafashe gusa iryo jambo nta mwanya dufite, kuko izo nguru twaranazivuze ejo bundi hano. Yoshafati yari yatewe n'ingabo z'ibihugu bitatu, hanyuma akuka umutima, ariko ahita amenya ko Imana ya Isirayeli ari nzima. Ahita ahamagaza amasengesho yo kwiriza y'ishanga ryose, Abayuda bose, abakuru n'abato n'impinja n'abakecuru n'abasaza bose bagenda ku nzu y'Imana, urusengero, mu gikari, bose baruzura. Yoshafati arazamura amasengesho abwira Imana yuko niyo bahanze amaso ntibafite imbaraga zo kurwana na ziriya ngabo. Ati twarabagiriye neza igihe twavaga muri Egiputa, abakurambere bacu wabujije kurwana nabo, kuko nabavandimwe. Moabu, Abamoabu n'Abamoni n'abavandimwe babo, kuko naba bakomoka kuri Loti. Loti ari cyo afana na Aburahamu. Umva Imana yabiti nimugera mu gihugu cy'Abamoabu muki nimurwane nabo n'amaraso amwe. Nimugera mu gihugu cy'Abamoni nimurwane nabo n'amaraso amwe. Nimugera mu gihugu cyabo ku musozi wa Seyiri nabo mugende mukikuza rero ntiwakoreho, kuko ni bakomoka kuri Esau namukomoka kuri Yakobo. Urumva Imana igitangaza. Imana igitangaza, kuko Imana iraza amajene, iraza uriya fana ikinuriye. Amen. None Yoshafati arabwira Imana, waratubujije kubarimbura, none dore ibyo batwituye. Babyumvise? Kuko bose ko ari batatu bafite icyo bafana n'Abisirayeli. None niwe duhanze amaso, gira icyo ukora, tabara. Umwuka w'Imana aramanuka ku Mulewi. Amen. Hanyuma Imana iravuga ngo nimukuke umutima, Yoshafati n'abo Yuda bose baturuka i Yerusalemu, iyi ntambara si yanyu, iyi ntambara ni y'Uwiteka. Mwebwe muyagarare gusa, murebe gutabarwa kuva ku Uwiteka. Hanyuma none bukeye bwaho barahaguruka, Yoshafati ashira abaririmbyi imbere, amen, bo kuzamura ishimwe ry'Imana, guhimbaza Imana. Hanyuma avuga aya magambo bagihaguruka ngo yemwe Abayuda nimumve aya magambo, ngo mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomera.
ngo mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Abantu benshi rero impamvu Satani abashobora bazi ko kiriya cya mbere gusa kirahagije. Ntabwo byananiye Yehoshafati kuvuga ngo mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomera, mwiringire Uwiteka Imana yanyu mubone kugubwa neza. Ariko yavuze ngo mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomera, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Mu Gifaransa ngo peuple de Juda, murabyumva? Peuple de Juda, mettez votre confiance en l'Éternel votre Dieu. Murabyumvise? Amen. Alléluia. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Muzakome, muzashikama. Kabiri. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Listen to me, people of Judah. Hallelujah. Hallelujah. Have faith in the Lord your God. Hallelujah. And you will be upheld. Have faith in his prophets and you will be successful. Nukuvuga ngo rero kwizera Imana urakomera, urashikama. Ariko rero ibyo uri bwinjiremo, amen, mu buzima bwagutse, mu buzima bw'insinzi, mu buzima bw'imigisha, haleluya, umwuka yakubwira ngo ukwiye kwizera amagambo y'abakozi b'Imana. Kubera ubwirasi bwawe ngo jewe ngo ndepana ari Imana gusa, haleluya, ushobora kubona gukomera gusa ariko ukaguma uri ukomeye ariko ahuri. Uzi ko ushobora gukomera ariko ukaguma ahuri. Bivuye usiba guterwa na Satani ngo aguhirike ariko ntago muvinga mu migisha, kuko imigisha y'Imana, haleluya, inyuza mu buya gutumyeho. Ninde yabyumvise? Ngira ndangize. Abayuda mwese mumve. Mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomera, mwizere n'abahanuzi bayo, Kinyarwanda ngo mubone kugubwa neza. Amen. Mu Cyongereza kugira ngo mube successful. Mu Gifaransa ngo et vous réussirez. Réussite ubuzima bwawe, réussite ubuzima bwawe. Amen. Gutunganirwa mu buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Imana yateguye umuyoboro yuko abakozi bayo izabanyuzamo ibyo ukeneye. C'est pourquoi les rebelles n'ont rien. Niyo mpamvu abantu benshi mu matorero nta n'umugisha bafite, bazi gusa ko badepanda ni Imana. Wabizi? Iri ni ibanga umwuka yarayishuye. Amen. Mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomera. Gukomera se birahagije? Ahubwo ngo mwizere n'abakozi b'Imana. Hariya yavuze abahanuzi ariko abakozi b'Imana mubone kugubwa neza. Mwabyumva muri sense ya réussite, insinzi, kwagukirwa, ugatunganirwa, ibyo ukora bikahabwa umugisha. Amen. Ibyo ukwiye kubimenya. Hallelujah. Hallelujah. Ari ibintu byinshi bitegereje kubera yuko icyo cya kabiri ntacyo urakora mu mutima wawe. Amen. Ntabwo uramenya ko Imana hari autorité na prerogative, hari ububasha n'uburenganzira yahaye abakozi bayo.
kugira ngo bahambure iby'Imana yaguteganyirije, kugira ngo bikugereho kubw'amasengesho yabo, kubw'umugisha wabo. Nyenda yabyumvise. Ibi rero injiji mu by'Imana biri kure yabyo. Ibi rero abantu batagira imitima imenetse, ibi biri kure yabo. Na niyo mpamvu ubona agakiza k'abantu benshi kari dry, karumye, kandi bazakubwira yuko bakomeye mu Mana. Wabibise? Amen. Wabibise? Mwizere Imana mubone gushikama. Okay? Mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza muri sense yose y'ibyiza ko bibagereho. Nyirambasengere. Amen. Kuko Imana yababwiye mwizere Imana, umwami wanyu, umwami Imana, mubone gushikama. Amen. Mugakiza mutajegajega. Ariko rero kugira ngo mwinjire rero muri destiny yanyu, kugira ngo mwinjire mu migisha y'abana b'Imana, haleluya, birasaba yuko abakozi b'Imana baririsinga benediction kuri mwebwe. Birasaba ko abakozi b'Imana barekura umugisha kuri mwebwe. Haleluya. Ibyo ni by'Imana yategetse kandi niko bikwiye kumera. Haleluya. Ibyo ni by'Imana yategetse kandi niko bikwiye kumera. Ntabwo ushobora kuvuga ngo kimwe kiraguhagije. Ntabwo yabanje abakozi b'Imana, yabanje Uwiteka. Mwizere Uwiteka Imana yanyu, mubone gukomera no gushikama. Mwizere n'abahanuzi bayo, mubone kugubwa neza. Ndashaka kugubwa neza. Ibaza ko nta muntu atabishaka. Amen. Iyo bavuze ngo nguwe neza no kuvuga iki? Afite amahoro, afite umudendezo, ntabwo afite impagarara. Amen. Haleluya. Iby'ingenzi Imana ibona ko akeneye arabifite. Wabibise? Ntabwo afite ubwoba bw'ejo hazaza, afite amagara mazima. Haleluya. Amen. Afite ibyishimo, kugubwa neza muri byose. Ibyo biza kuri ikintu cya kabiri. Urabyizera ibyo? Amen. Haleluya. None se nimba ubyizera, amen, nimba ubyizera, wumva yuko upfa kubyinjiramo gusa? Tujya dukore umunota umwe isengesho ryo kwihana, kuko kenshi hari abantu bibeshye gutyo ngo Imana irambagije kubera ubujiji. Amen. Ngo ese umuntu nkanjye unasenga Imana, nayisenga Imana, nafite Bibiliya nyine sifite Bibiliya. Ibyo byarakubujije kiya kintu cya kabiri. Wabise? Byakubujije kugubwa neza. No gusenga byakubujije kugubwa neza. Nimwibagirwe ingoma za kabiri 20. Amen. Ntabwo ushobora kuyikura muri Bibiliya. Nimba ushaka kugubwa neza ni Bibiliya nyine. Nimba udashaka uzagumana kira cya mbere. Ndebe rero, ndebe ukuntu mu kontu na riya jambo. Muri aba specialiste bw'ibisobanuro. Sobanura rero. Ariko hariya ndibaza yuko buri umwami Yoshafati yashatse kuvuga, buriya byaramucitse. Buriya yashatse kuvuga ngo mwizere Uwiteka Imana yanyu, munamukora ngo mukomere, munamwizere kugira ngo mugubwe neza. Kada. Mu ndimi zose uhereye mu Giheburayo ukageza no mu zindi nuko nyine. Ese kubera iki utizera abakozi b'Imana? Kuko utabizera. Ikibazo cyawe ni iki? Reka renize kuri ibi. Inama abakozi ba Namani bamugiriye ashaka gukira ibibembe, agira bisubiraneyo, kandi
kandi umwami yari yafashe ubutunzi bwa Siriya, arabumuha ngo generali we akire. Yaramukundaga kuko niyo yamuheshaga intsinzi. Amen. Aramubwira ati genda woge muri Yorodani inshuro 7, ibihembe birakira. Ntabwo yaramwakiriye. Bati mugere umubwire ajye koga muri Yorodani. Imana yashatse gutesta imirite ye, guca bugufi kwe. Yavuze iki? Ngo mbega gasuzuguro, ngo inzuzi zahariya muri Siriya, amen, zo ntabwo zifite amazi meza kurusha ni Yorodani. Nari gufata urugendo nkaza hano, hariya ni hari amazi. Arivuvuta nyine aragenda. Hanyuma noneho arivuvuta aragenda. Noneho abantu baramubwira ariko se nyakubaho, yakubwira ibiruhije ntibari kubikora. Amen. Bamugira inama, Imana ishimwe, aremera guca bugufi, amanuka kwa kundi inshuro 7 arakira. None naje kukubwira, ese iyi Imana igusaba ibirenze ibyo ntibari kubikora kugira ngo ugubwe neza? None nakwete izere n'abakozi banje ugubwe neza, birakugora. Iyo kubwira ibirenze ibyo ntibari kubikora. Ushaka inka ryama nkazo, ariko imitima y'abantu yarangiritse. Nubwira sigo mafuti. Muzumva ngo nanjye ndazi gusenga, nanjye ndasoma Bibiliya. Principe z'Imana ni immuable, ntago zindagurika. Ibyo Imana yavuze ntago ibihindura. Nushaka gukomera, izera umwami Imana. Nushaka kugubwa neza, izera abakozi bayo. Uyu munsi rero Yesu arazi icyo ari bukore mu buzima bwawe. Yesu arazi icyo ari bukore, ari kubanze ukore nawe ibyo agusaba. Mwizere ubone gukomera. Amen. Hanyuma wizere n'abakozi be ubone kugubwa neza. Hallelujah. Hallelujah. Umviriza 1 second. Imana imaze kwanga Eli kubera ibyaha by'abahungu be. Ibyo ni mubizi? Imaze no kuvuga ko izamwambura ubutambyi ikawuvana mu nzu ye, sibyo? None anaraje ifitiye umutwaro ntabyara, ariko Eli aracari en fonction, niwe akiri umutambyi mukuru. Arasenga, sibyo? Eli yibaza ko yasinze. Hanyuma araza ati isinzi ujya uzageza ryari kubwira? Abati ntago nasinze. Ngo numubabaro. Aravuga ati niki? Aramubwira, abati genda Uwiteka aguha ibyo wasabye. Asaminda ya Samueli, sibyo? Uwo mugisha unyuze kwande? Kandi yari imbere y'Imana imeze gute? Amaze kubona Samueli aza kumutura Imana uko yabivuze, arongera abohora na Eli. Aravuga ati nguri wa mwana Uwiteka yambaye, nje guhigura umuhigo. Cya kabiri, n'uyu lo meme Eli, wa musaza Eli nyine, bamubwiye yuko ibyo byarangiye bizarangirana nawe, sacerdoce cyangwa ubutambyi buzava mu nzu ye. Arongeye ati rero uje guhigura umuhigo? Ati umva rero, umva, ati rero naguhe n'abandi bana. Kurikira, Imana yamuhaye abandi bana. Kubera iki? Ko Imana yamaze kubwira Eli jugement. Kubera ko Imana yemeye kunyuza muri Eli umugisha. Ngo Imana niyicuza impano n'umuhamagaro wayo. Igihe cyose ari en fonction. Amen. Imana irarespekta icyo yashize muri we.
ariko wowe nanjye tumenye ibyo Imana yamubwiye, twari kubuza Ana. Atuye byararangiye, nta Mana ikimukoresha, nta Mana ikimunyuza mu mugisha, nta Mana ikivugira muri we. Uko niko tumeze. Turashaka kubabwira agaciro Imana iha abakozi bayo. Bitaba bityo ntabwo yari kunyuza mu mugisha wa Ana kuri Eli, kuko ibyo byabaye yaramaze gukoresha amen umuhanuzi wayo kumubwira ibyo ari byo. Wabivuze iri somo wabyumvise? Amen. Yambura ubwirasi, amen, kandi wiyambure na judgment. You have no right to judge the servants of God. The only one who has that right is the one who will, amen, judge them. Uwiteka niwe azabacira urubanza, we nta burenganzira ufite. Wabivuze? Ahubwo ikurura imivumo, kaze muguma mutuna nko kuri roundabout, kuri rond-point, ngo murasenga, wareba nta kigenda. Cya kintu cya kabiri kuwa neza ntabyo, namarira gusa n'amaganya n'ibiki byose. Aho niho byapfiriye. Iri jambo ni Imana yabizanye ndata, ntabwo ari genda yizanye. Kubera ko wikunda rero, ukwiye kwinjira mu bintu bibiri, ukwiye gukomera kandi ukagubwa neza. Imana yaguha imfunguzo. Imana ishimwe. Zamaboko yawe, bwira Imana ikubabarire igihe cyose utamenye yuko udepanda nayo, yego, kandi udepanda n'abakozi b'Imana. Na niyo mpamvu Imana ntiyemera inzererezi. Ukwiye kuba ufite abakuyobora mu mwami, kuko aho ni Imana yategetse umugisha kuzakuzaho. Bariya abantu bivara mu nzu y'Imana bakaguma bayerera ngo nabo bafite Bibiliya, bariya bari munsi y'umuvumo. Principe y'Imana niyo, hari authority Imana yashize ku bantu b'Imana kugira ngo barekure umugisha w'Imana. None ubwoko bw'Imana bwugwe neza. Imana ibaye gukomera, hanyuma nyuzemo umugisha kugira ngo bagubwe neza. Nimba wigeze gutekereza, apana kuvuga, gutekereza gusa ibibi ku bakozi Imana yagoye kukuyobora, ubigihane nonaha. Nibyo bikubuza rero kugira ngo ugubwe neza. Nimba wigeze no kusora amagambo negative kuri bo, nabyo ubyihane, kuko nta burenganzira ufite bwo kujudginga abakozi b'Imana. Iyabahamagaye nizabajije, kuko niyo yabasize, niyo yabahamagaye. Haleluya. Uzigire kuri ibi ndangirijeho, kuri Ana na Samuel uko yamubonye, n'abari umuntu abashiki ba Samuel baje nyuma. Wige kuri Eli na Ana, hanyuma uzamenya kunurinda ubugingo bwawe kugira ngo ukomere mu kwizera umwami, unagubwe neza mu kwizera abakozi bayo. Kangusengera. Haleluya. Mwami Imana, turagushima kuri uyu munsi ugira kane. Ntabwo wifuza yuko twata umwanya tugasenga kandi hariho inzitizi. Turaje imbere yawe dusaba imbabazi ku bitekerezo byose, amagambo yose y'ubupfapfa yashoboye kuba mitima yacu cyangwa akasohoka mu kanwa kacu, yo kunegura abakozi bawe, yo kubanegura, yo kubavuga nabi, yo kutabaha icyubahiro, kandi ari wowe wabahamagaye, kandi wowe wabasize, kandi wowe wabahinduye umuyoboro w'umugisha wawe kugira ngo ubwoko bwawe bugube neza. Yoshafati Umwuka Wera yamunyujemo ngo Abayuda mwizere umwami Imana mubone gukomera, kandi mwizere abahanuzi be mubone kugubwa neza. Ndasabye imbabazi ku muntu wese ashobora kuba afite mwami icyo kibazo imbere ye kimubuza kwinjira mu migisha. Umubabarire ibitekerezo bibi yagize ku bakozi bawe, umubabarire ku magambo mabi yavuze ku bakozi bawe. Umubabarire mwami uyu munsi, amaraso ya mwezi, kugira ngo mwami hamwe no kumuha gukomera kubera kwizera, umuhe no kugubwa neza mu buzima bwe kubera umugisha muri kano kanya ngira nature.
mu izina rya Yesu ndagusaba imbabazi kuri ibyo byose Imana ibona yuko bitanejeje ubuzima bwawe mu maso ye. Ibyo byose bihagaze imbere y'Imana en tas de faveur, Imana ibikureho mu izina rya Yesu. Urubanza rukuveho. Amagambo yazamutse imbere y'Imana yo kunegura abakozi b'Imana, yo kubacira imanza cyangwa kubatuka, ayo magambo yose uyu munsi amaraso ya Yesu ayahanagure, ntazongere kwibukwa, ajugunywe mu nyanja yo kwibagirwa mu izina rya Yesu. Wowe le bénéficiaire, la bénéficiaire, wowe sengeye nsaba imbabazi Imana kugira ngo Imana ikubabarire, mu kano kanya uvuge ati amen. Ubu rero hasigaye rero umugisha kugira ngo ugubwe neza. Amen. Haleluya. Zeba amaboko yawe. Kandi kwera none uraza kugubwa neza. Nimba aya magambo ari y'Imana, uraza kugubwa neza. Wizeye umwami biguhesha gukomera. Wizeye abagaragu be biguhesha kugubwa neza. Ni ijambo ry'Imana. Zeba amaboko yawe. Haleluya. Mwami, mpagaze kuri iri jambo ryavuye mu kanwa ka Yehoshafati ngo abayuda mwese nimumve, mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomera, mubone gushikama. Mwizere n'abahanuzi be, abakozi be, mubone kugubwa neza. Mwami, ntago wigeze uhinduka, n'ijambo ryawe ntago ryahindutse. Mpagaze hano nk'umukozi wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubahaye gukomera, none ndahamagaye Mwami kugubwa neza mu buzima bwa buri muntu wese uri arashaka mu maso hawe. Umaze kumubabarira, wenda yaragucumuyeho mu kuvuga nabi no gutekereza nabi abakozi bawe, tumaze gusaba imbabazi, turahamagaye Mwami umugisha wawe umujyeho mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha w'Umwami Imana, Imana ya Abrahamu na Isaka na Isirayeli, ukumanukire mwene data mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mugisha ukwire mu buzima bwawe bwose. Uwo mugisha uje mu rugo rwawe. Uwo mugisha uje mu mishinga yawe. Uwo mugisha uje mu mashuri yawe. Uwo mugisha uje mu bintu byose bigushamikiyeho mu izina rya Yesu wa Nazareti. Inzitizi zivuyeho, none umugisha w'Imana ukumanukire kuva none. Utangire kubona ko Imana ishoboza iri jambo kuri wowe. Utangire kuba mu buzima uguwe neza, ugubwe neza mu mwuka, ugubwe neza mu bifatika, ugubwe neza mu kubana n'abandi, ugubwe neza mu muryango wawe, ugubwe neza mu byo ugambira, ugubwe neza muri buri kintu cyose mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ndahamagaye kugwa neza kuri wowe. Ndahamagaye umugisha w'Imana. Ijambo riravuga ngo umugisha w'Uwiteka ni utungisha. Reka umugisha w'Uwiteka mpamagaye kuri wowe ugutungishe uhereye none mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Buri muntu wese wakiriye avuga ati amen. Bene data, nimba uri kujya mu ijuru, nimba aya magambo Ingoma za 2:20 uzi ko ari ijambo ry'Imana, umenye ko byakoretse mu buzima bwawe. Kuko Imana niyo yabivuze kandi Imana yabikoze. Uhereye none uzirinde, amen. Uzirinde kuvuga n'abakozi Imana, uzirinde no kubatekereza nabi, kuko shebuja azadiringa nabo, ntabwo ari wowe. Igihe yabamagaraga wowe ntabwo wari uhari, igihe yabasigaga wowe ntabwo uzi. Niwe wazi ko azabagenza mu gihe bashobora kugenda nabi, kuko ari abana b'abantu. Uzajye wigira kuri Eli, yamaze kwangwa ariko Imana yacyamunyuzamo umugisha. Rero reka rero maze kubasabira umugisha, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, n'urukundo rw'Imana no gusaba n'Umwuka Wera byanze twese. Amen. Shalom shalom.